tangira ushire mu bikorwa aya magambo ya Yesu. Tangira wibaze ngo aneze wiki, umwami Yesu aneze wiki, Imana ineze wiki. Numenye icyo Imana igutezeho, hanyuma ukayisaba ngo igushoboje ko icyo kintu gikorwa, nta kabuza na bya bindi witezeho uyishakaho irabiguha. Salomo yakundaga Uwiteka akagendera mu mategeko ya se Dawidi, kandi yajyaga atanga ibitambo, akosereza imibavu mu nsengero zo kutununga. Salomo asaba Imana ubwenge. Bukeye umwami ajya i Gibeoni gutambirayo, kuko ariho akanunga karusha utundi icyubahiro kabaga. Nuko Salomo atambirayo itambo. Umurongo rero wa 5 nashaka ko muwumve neza, niho hari mu byo kurya byanyu mwashimye. Salomo akiri Gibeoni, Uwiteka amubonekera mu nzozi nijoro. Imana iramubwira iti, nsaba icyo ushaka nkiguhe. Murakunda ibyo? Apolo bikunda cyane. Avuga ubutumwa ati rero nta limite mu byo usaba. Soma hariya, Imana abwiye Salomo ngo nsaba icyo ushaka cyose ndakiguha. Namwe torero nimusabe icyo mushaka cyose ndakibaha. Amen. Bagatangira akazi keza, umudamu mwiza, umugabo mwiza, n'ibindi. Attention, kadukomeze. Noneho kubera kutushaka kwihuta, umviriza. Asaba Imana iki? Umviriza. Komeza 6. Salomo aravuga ati, wagiriye data Dawidi ineza nyinshi, kuko yagendanaga ukuri no gukiranuka imbere yawe, agutunganiye mu mutima we, kandi wamugeneye kumugirira iyi neza ikomeye, umuha umwana we ngo yicare ku ntebe y'ubwami bwe nk'uko biri none. Nuko none Uwiteka Mana yanjye, wimitse umugaragu wawe mu cyimbo cya data Dawidi, ariko ndi umwana muto, sinzi iyo biva n'iyo bijya. Kandi umugaragu wawe ndi hagati y'abantu bawe watoranyije b'ubwoko bukomeye utabarika. Nuko rero uhe umugaragu wawe umutima ujijutse, ngo nshobore gucira abantu bawe imanza, kugira ngo menye gutandukanya ibyiza n'ibibi. Mbese ninde washobora gucira ubu bwoko bwawe bukomeye imanza? Maze ayo magambo 10 muifate mu mutwe, nguko mwafashe ngo nsaba icyo ndakiguha, mufate n'10. Anezeza Uwiteka, kuko ariyo Salomo yamusabye. Imana inezezwa n'ibyo Salomo yamusabye ubwenge kugira ngo arute abandi bose. Yamusabye ubwenge kugira ngo abashe kuzuza inshingano Uwiteka amutezeho, kuyobora buriya bwoko. Amen. N'umutima w'abasekuruza harimo na Seda Dawidi, no mu bwenge, amen, bw'Imana, ubwenge bw'abakiranutsi. Ngo ibyo rero byanejeje Imana, imusubiza iki? Imana ihera ko ibwira Salomo iti, kuko ibyo ari byo usabye, ukaba udasabye kurama, ntusabe n'ubutunzi cyangwa ko abanzi bawe bapfa, ahubwo ukisabira ubwenge bwo kumenya guca imanza zitabera, nuko nkugiriye uko unsabye, dore nguhaye umutima w'ubwenge ujijutse. Mu bakubanjirije cyangwa mu bazakurikira ntawe uzahwana nawe, kandi nguhaye n'ibyo utansabye ndabiguhaye. Bya bindi twavuze ngo biraje, bya bindi twese tujya dusengera. Imana yabize ngo n'ibyo utansabye ndabiguha. Nibiki? Ubutunzi n'icyubahiro bizatuma nta mwami n'umwe wo mu bandi bami uzahwana nawe iminsi yose yo kubaho kwawe. Nuko kandi nugendera mu nzira zanjye, ukitondera amateka n'amategeko yanjye,
nk'uko so Dawidi yazigenderagamo nzakongerera kurama. Maze Salomo aribambura amenya ko yarotaga. Bukeye asubira i Yerusalemu, ahageze ahagarara imbere y'isanduku y'isezerano ry'Uwiteka, ahatambira ibitambo byoswa n'ibyishimwe by'uko ari amahoro, hanyuma atekeshereza abagaragu be bose ibyo kurya. Amen, amen. Muge muti amen. Amen. Kurikira rero, kurikira. Dawidi amaze gutanga. Umwami Dawidi arapfa. Umwana we Salomo ajya ku ntebe y'ubwami. Salomo abona yuko gushira ikirenge cye mu nkweto za se, akarenge ke ni gato. Iyo ni imvugo bwe kumenya. Nuvuga ngo ari ikintu bita gabari cyangwa stature cyangwa igihagararo. Haleluya. Igihagararo cya Dawidi Salomo arakireba akavuga ati sinzi ko nzabasha. None abwira Imana ngo ndi umwana muto, ntacyo nzi, sinzi ibintu aho biva naho bijya, unyihera ubwenge. Ariko yabisabye Imana yamubwiye. Bariho baratanga ibitambo Gabaoni. Imana iza ninjoro ngo nsaba icyo ushaka. Dusubire mu wa 5. Nsaba icyo ushaka cyose ndakiguha. Salomo akiri i Gibeyoni, Uwiteka amubonekera mu nzozi nijoro. Imana iramubaza ati nsaba icyo ushaka nkiguhe. Nsaba icyo ushaka nkiguhe. Nta yindi kondisiyo Imana yashizeho. Ntabwo yamubwiye ngo unsabe ibijyanye n'imiyoborere y'igihugu cya Isirayeli. Ntabwo yamubwiye ngo nsaba ibi ariko atari biriya. Yamubwiye gusa nsaba icyo ushaka nkiguhe. Iyo utitonze rero kuri iryo jambo ry'Imana urahagwa. Iyo utitonze kuri ibyo Imana yabwiye Salomo urahagwa. Ijambo ry'Imana rigira za profondeur. Hari ibyiciro mu ijambo ry'Imana. Nsaba icyo ushaka ndakiguha. Nta kindi Imana yavuze. Ntiyamubwiye ngo unsabe muri ibi n'ibi, muri biriya ntujye kubisaba. Nsaba icyo ushaka ndakiguha. Salomo asaba ubwenge. Ese icyo Salomo yasabye ninde mbere na mbere gifite umumaro? Ni Salomo cyangwa ni Imana? Ni Imana. Muvuge ati ni Imana. Muvuge muti ni Imana. Kuko ubwoko bw'Imana nibuyoborwa mu nzira z'Imana, Imana niyo ya mbere yishima. Nuvuga ngo icyo iteze kuri ubwo bwoko kizaba gisojwe. Icyo Imana yari iteze ku mwami nuko ayobora ubwoko bwayo mu gukiranuka, mu kumvira amategeko y'Imana, mu kubaha Imana, mu kugendera mu bwenge bw'abakiranutsi. None Salomo yasabye ikiri muri besoin z'Imana. Mwabyumvise? Amen. Ni nkuko jyewe, haleluya, haleluya, mba mfite ikintu nifuza nkashaka umuntu wagikora, noneho wowe ukaza kukinsaba wumva ko ari ku nyungu zawe, ariko ukaba ushubije icyo jyewe nifuzaga. Mwabyumvise? Haleluya. Bank. Iyo ugiye gusaba inguzanyo, wowe uragenda rwose, ufite uko ujya kwifata, ufite ibyo wegeranya, ufite ibiki, ngwate n'amagambo menshi. Niyo batakubajije urabivuga.
rwose ni umwizerwa, nimurebe no muri systeme, nta banki nimwe ngiye mfite umwenda, ibi nibi, ayo mafaranga mbasaba rwose nubwo iyi nzu, nubwo jewe byangora iyi nzu nibikwire, kandi inzu irarenze inshuro 10 ayo usaba, nta kibazo, n'umwana wanjye arayifite, nawe namusaba nawe akaza akagerekaho, ukavuga ibintu byinshi ntimubizi se, muge byo turabizi. Reka mabwire rero ibanganire, iyo ugiye gusaba inguzanyo muri banki, uwa mbere yishima si wowe, ni banki. Vuga uti nabitahuye. Vuga nabitahuye. Wowe uragenda ati tibayimpaye ya credit. Ahubwo bo barahura bakavuga bati Imana ishimwe. Sinzi ko ari Imana yaheba baza bavuga. Imana ishimwe ko twabonye abafata inguzanyo, kuko ayo baza kuvanamo ni menshi. Mwanyumvise? Ruvuga usaba inguzanyo aba yumva ko afite besoin, akeneye amafaranga iriya mishinga ye. Niriya banki nayo imaranye igihe ikibazo cyuko amafaranga ntabwo arunguka. Wanyumvise? Rero iyo babonye umuntu aje hanyuma akaba yujuje ibisabwa, baravuga bati turashubijwe. None iyi inguzanyo itanzwe ni bande basubijwe? Bombi, usaba inguzanyo yashubijwe na banki yashubijwe. Mwajumvise? Imana rero yari ifite besoin, yari ifite icyo ishaka, umuntu azayobora ubwoko bwanjye nkuko mbishaka. None Salomo Imana yambwiye ngo saba icyo ushaka. Ntabwo ari umutego Imana itega Salomo hano, nuko Imana ibishaka kugaragaza umutima w'umuntu mu gisubizo ari butange. Mwanyumvise? Bigaragara ko uwo muntu afite ubwenge, amen, bw'abakiranutsi, kuko bafite ibyo bashobora gusaba, kuko bafite ubwenge bw'abakiranutsi, cyangwa nimba uwo muntu afite umutima w'ubupfapfa. Reka nkomeze. Nsaba icyo ushaka ndakiguha. Salomo agasaba ubwenge, akavuga n'impamvu. Twumvise kuri 10 hariya ngo icyo gisubizo cya Salomo cyanejeje Imana. Iravuga ngo ndaguhaye umutima w'ubwenge. Amen. Niyo utansabye ndabiguhaye. Nta n'umwe bakubanjirije azigera ahwanya nawe. None iyo bakubwiye ngo saba icyo ushaka, ntago wumva ko ukwiye kwitonda? Nukwiye kwitonda? Iyo Imana ikubwiye ngo saba icyo ushaka, haba hariho ikintu ukwiye kwibaza. Ukwiye kwibaza ikintu kimwe: quelle est l'attente de Dieu? Ese Imana inyitezeho iki? Icyo nicyo kibazo ukwiye kwibaza. Reka twumve rero twihuta, uwundi muntu nawe yamenye iryo banga rikomeye. Haleluya, haleluya. Iryo banga rikomeye ni inkuru za Elisa. Abami wa kabiri, vuba. Abami wa kabiri, ibice 2. Kuva ku murongo wa mbere, amen, mugere ku murongo wa 18. Ariko je nashaka ko bansomera umurongo wa 9. Bageze hakurya, Eliya abwira Elisa ati, nsaba icyo ushaka cyose ndakigukorera ntaratandukanywa nawe. Elisa aramusaba ati, ndakwinginze ndaga imigabane 2 y'umwuka wawe. Amen. Umviriza, kurikira. Imana yabwiye Eliya mbere yuko imujyana mu ijuru, abantu akwiye gusiga amavuta. Haleluya. Hariho hazaba abami yagiye gusiga amavuta, hariho n'uzamusimbura nk'umuhanuzi agiye gusiga amavuta, ari we Elisha. Elisha rero yahamagawe gusimbura Eliya. Igihe kigeze yuko amusimbura, Eliya aho narenze ukuntu bagiye bakavagira ugari bakajya Yeriko, mwabyumvise. Hanyuma Eliya hageze yuko
bambuka Yorodani, vuga ngo Eliya ari hafi kuzamuka na serwakira rigari ry'umuriro, abwira rero umugaragu we Elisha yari yarateguye kuzamusimbura, amubwira icyo Imana yabwiye Salomo ngo namusabe icyo ashaka bataratandukana. Mubizi asubiramo icyo Imana yabwiye Salomo. Elisha yamusabye iki? Ndiyo ndihuta. Yaramusabye ngo ume inshuro ebyiri umugabane umuka wawe, imigabane ibiri umuka wawe, double portion, imigabane ibiri y'umuka wawe. Eliya aravuga ngo unsabye ikintu kiruhije, ariko nubona nandukana nawe uragihabwa. Kubera iki? Obiriza. Impamvu Elisha icyo yasabye Eliya cyanejeje Imana, nkuko Salomo icyo yasabye Imana cyanejeje Imana, nuko yasabye icyatumye Imana imutuma Eliya kumusiga amavuta. Yasizwe amavuta ngo asimbure Eliya. Icyo yasabye rero kiri mu nyungu z'Imana. Amashimeje ku Mwami Yesu. No, Imana hamwe na Elisha ni nka banki nugiye gusaba inguzanyo. Imana yari yiteze ko Elisha azakoreshwa inshuro ebyiri ibyo Eliya yakoze, kubera yuko imbaraga zirwanya Imana muri Isirayeli zari nyinshi. Hari zo Eliya yahanganye nazo, hari zo Elisha ahamagaye guhangana nazo. Byabaye ngombwa yuko abona inshuro ebyiri z'umugabane w'umwuka wa Eliya. Kandi nureba imirimo Eliya yakoze ukageranya imirimo Elisha yakoze, Elisha yakoze double y'imirimo Eliya yakoze. Imana ihabwa icyubahiro. Haleluya. Kubera iki Elisha yasabye ibyo? Ni ukubera ko Elisha cyo kimwe na Salomo bari bafite umutima utareba mbere na mbere icyo bo biteze ku Mana, ahubwo umutima ureba icyo Imana ibitezeho. Inua mkono wako. Muraza kumenya icyo turavuga hano. Ndio ndasatira musozo. Icyo Salomo yamenye mu gusaba icyo Imana yamubwiye ngo nsaba icyo ushaka ndakiguha. Icyo Elisha yamenye mu gusaba Eliya icyo yamubwiye ngo nsaba icyo ushaka mbere ko nandukana nawe. Bombi bamenye iki kintu. Icyo ngeneye ntabwo ari icyo jewe niteze ku Mana, ahubwo yo inyitezeho iki. Salomo amenya ngo imwitezeho kuzahagarara neza nkuko se Dawidi yahagaze. Elisha amenya ngo icyo Imana inyitezeho, Imana ya Eliya databuja, nuko nahagarara neza nkuko databuja Eliya yahagaze. Bashize ku ruhande icyo biteze ku Mana. Mwabyibise. Reka niute undi muntu wa gatatu. Amen. We rero muraza kumenya byinshi kuri we. Twihute mu gitabo cya mbere cya Samueli. Muramuzi mwese umumama yitwa Ana. Mwemwe muraza gusoma igice cya mbere, Samueli wa mbere igice cya mbere ku murongo wa mbere mugeze ku murongo wa 28. Ariko twe turasoma iyi mirongo gusa. Soma umurongo wa mbere n'uwa kabiri. Hanyuma turasimbuka. Hariho umugabo w'iramatayimu Sofimu mu gihugu cy'imisozi ya Efurayimu witwaga Elukana mwene Yerohamu mwene Elihu mwene Tohu mwene Sufi w'Umwefurayimu. Kandi yari afite abagore babiri, umwe yitwaga Hana undi yitwa Penina. Niwe wari ubyaye, ariko Hana yari ingumba. Elikana yari afite abagore babiri, uwitwaga Penina n'uwitwaga Hana. Uriya Penina we yari afite abana, ariko Hana nta bana yari afite. Igihe cyose bikagenda gute? Byahariye ku wa gatandatu. Kandi wa gatanu wa gatandatu. Ariko Hana yamuhaga ibiri kuko yamukundaga. Ariko rero Uwiteka yari yaramuzibye inda ibyara. Kandi mukeba we yajyaga amubabaza cyane akamutera agahinda kuko Uwiteka yari yaramuzibye inda ibyara.
Okay, yaramucuriraga ko we ari ingumba. Okay, kadusimuke rero ku murongo wa 9 vuba vuba. Nuko bamaze kurya no kunywa, Hana ahaguruka aho bari bari i Shilo, kandi Eli umutambyi yari yicaye ku ntebe ye yo ku gikomanizo cy'umuryango w'urusengero rw'Uwiteka. Ariko Hana yasenganaga Uwiteka agahinda, arira cyane. Ahiga umuhigo aravuga ati, Nyagasani Nyiringabo, nureba umubabaro w'umuja wawe ukanyibuka, ntunyibagirwe ukampa umwana w'umuhungu, nzamutura Uwiteka, abe uwe iminsi yose yo kubaho kwe, kandi icyuma cyogosha ntikizamugera ku mutwe. Amen. Amen. Umva icyo Hana yasabye Imana, ngo nubona agahinda mfite, ko kuba nta mwana mfite, nkaba igihe cyose mukeba wanjye ambabaza n'amagambo ye, ukanyibuka ukampa umwana w'umuhungu, nzamugusubiza abe mu nzu yawe iteka ryose, azaba umunaziri. Mu ijambo rimwe hano twize icyo ari cyo umunaziri, kuko umuntu nta rwembe ruzanyura, tuvuga ngo nzamutanga abe inyegu yawe. Uyu ni wa muntu agiye gusaba inguzanyo muri banki yamubona ikaba izi yuko afite ubushobozi bwo kuzishyura n'inyungu, bavuga ati kaze karibu. Muraza kubibona. Amen. Ese Imana yaramushubije? Yaramushubije kuri iyo mpamvu. 19 bazinduka kare mu gitondo, bajya imbere y'Uwiteka barasenga. Barangije basubira iwabo, basohora mu rugo rwabo i Rama. Maze Elukana aryamana n'umugore we Hana, Uwiteka aramwibuka. Uwiteka aramwibuka rya sengesho. Kubera iki? Muraza kubyumva. Noneho igihe kiragera, Hana arabyara. 24 umanuke. Amaze kumucutsa aramujyana, ajyana n'amapfizi 3 na efa imwe y'ifu n'imvumba y'uruhu irimo vino. Amujyana i Shilo mu nzu y'Uwiteka, kandi umwana yari akiri muto. Amen. Komeza. Nuko babikira imfizi bazanira Eli umwana. Uwo mugore aravuga ati, Nyagasani, ndahiye ubugingo bwawe, nijye wa mugore wari uhagaze iruhande rwawe, bwa bundi nsaba Uwiteka. Uyu mwana niwe nasabye, kandi Uwiteka yampaye icyo nasabye. Nicyo gitumye mutura Uwiteka, azaba uwatuye Uwiteka iminsi yose yo kubaho kwe. Nuko asengera Uwiteka aho ngaho. Amen. Umviriza. Ana yari afite ikibazo, yari afite icyo yiteze ku Mana, yari afite igisuzuguriro amazemo igihe. Mukeba we amutoteza kuko atabyara, kandi sosiyete za kiriya gihe kutabyara ni malediction, ni umuvumo, nta dignité. Noneho agiye imbere y'Imana, abwiye Imana ngo akagahinda mfite nukankiza ukampa umwana w'umuhungu, nzamugusubiza kugira ngo abe umunaziri wawe mu nzu yawe iminsi yose kubaho kwe. Imana irumva. Igihe kigeze, Imana imuha umwana w'umuhungu yitwa Samuel. Twabonye hano ko amaze kumucuza yamujyanye kwa Eli umutambyi mukuru. Aravuga ati, ni jyewe wa mugore wigeze kwibaza yuko nasinze vino, ariko nero ndasuka agahinda kanjye imbere y'Imana. Icyo nasabaga uyu mwana, none Uwiteka yamumpaye. None nje guhigura umuhigo, ndamuzanye nguyu abinyegu y'Imana. Amushikiriza Eli. Noneho Ana, ubutwari bw'uriya mudamu, umwana umwe yari afite yanezerewe. Haleluya. Aramutanga,
asoza isezerano yasezeranye n'Imana, aritahira. Hano mwabonye ko Imana yahise mu wundi mwana ako kanya? Oya, ni ukuvuga ngo icyo yari afite kiruta ibindi yagisubije Imana, kuko Imana niyo soko y'ibyiza byose dutunze. Imana ihabwa icyubahiro. Hanyuma ikibazo mfite ni iki: ese ni Ana wasubijwe gusa? No. Mu gice cya 3 cya Samuel wa mbere umurongo wa mbere bavuga situation Israeli yari irimo mu gihe cy'umutambyi Eli nk'umucamanza wa Israeli, ngo ijambo ry'Uwiteka ryari ingume, ngo na n'amayerekwa yarahari. Bivuga ngo hari umuhango gusa wo gusenga Imana, wo gukorera Imana, ariko presence y'Imana yari yarimutse mu gihugu. Tumevuva umurongo. Uwo mwana Samweli yakoreraga Uwiteka imbere ya Eli, kandi muri iyo minsi ijambo ry'Imana ryari ingume, nta kwereka kwari kweruye. Amen. Situation spirituelle mu buryo bw'umwuka, igihugu cyari mu mwijima, nta jambo ry'Imana ryari gihari, nta na vision z'Imana zari zihari. N'umukambwe Eli ngo yari yarahumye, nubwo itabaza ryo mu nzu y'Imana ryari gihari, ariko aho Imana yanyuza ijambo ryayo, amayerekwa yayo, kugira ngo ubwoko bw'Imana buyoborwe nk'uko ishaka, iyo miyoboro yari yahagaze, yari yazibye, ngo ijambo ry'Imana ryari ingume. Nuvuga ngo abantu bari mu buzima bwabo Imana itarimo. None rero umviriza, Imana yari ifite besoin, Imana yari ifite need, Imana yari ifite ikintu yifuza. Imana yari ifite icyifuzo cyitwa ninde muntu agarura presence yanjye muri iki gihugu. Noneho umugore umwe nawe yari ifite ikibazo cye kari agasuzuguro mukewe yamushiramo. Noneho yari afite besoin yo gusaba umwana w'umuhungu urubyaro. Ajya imbere y'Imana, azi yuko ari we afite ikibazo, ari we afite icyo yifuza gusa, ari we afite icyo yiteze ku Mana. Namenye yuko ni nizi ebyiri n'ibyifuzo bibiri byahuye. Imana mu ijuru ifite icyifuzo: ndakeneye umuntu wasimburira musaza Eli, kubera yuko Eli n'umuryango we nabazinutswe. Ndashaka umuntu umugabo azagarura igitinyiro cyanjye muri Israeli. None umugore umwe nawe afite ikibazo, arashaka umwana w'umuhungu. Agiye gusaba Imana ngo n'umwana w'umuhungu nzamugusubiza. Imana isa naho yari iri ku ntebe yayo, ahubwo akamenye ko ari igihe nshubijwe. Liga makofi kwa Bwana Yesu. Izo mande ebyiri, Imana na Ana, amen, umwe wese yarashubijwe. Imana yari ikeneye umuntu avana Israeli mu kangaratete. Samuel wa mbere bice 3 umurongo wa mbere, ngo muri icyo gihe ngo ijambo ry'Uwiteka ryari ingume, ngo n'amayerekwa yarahari. Ngo Israeli yari mu rupfu mu buryo bw'umwuka. Ngo Imana mu mutima wayo yabonaga ko Eli n'umuryango we bakwiye kuvaho, kuko nibo bakazanye umucyo, ariko ntacyo bigize bakora. Kuko umusaza Eli cyambere ari hafi kwipfira, abana be nabo aho kugira ngo bafate releve, bashobore gusimbura se, ahubwo babaye abanyabyaha. Ikigerekaho na se arabibona, arabizi, arabitolera, arabyemera, ntabahane, ntabacyahe. Bigatuma umwijima uva kwa Eli ukwira Israeli yose. Imana rero yari irashakisha ninde muntu yankemura iki kibazo, ninde muntu yankemurira iki kibazo. Umugore umwe nawe ati ninde umuntu yankemurira ikibazo cyo kuba ingumba.
ajya rero ku Mana nayo ifite ikibazo. Noneho ikibazo cya Ana kiba igisubizo cy'Uwiteka, ikibazo cy'Uwiteka kiba igisubizo kuri Ana. Ninde yabyumvise? Mwari muzi ko Imana nayo igira ibyifuzo cyangwa nabyo waruzi? Mwari muzi ko Imana ifite ibyikennye nubwo ifite byose? Haleluya. None ikibazo ni iki? Iyo Yesu avuze muri Matayo 7:7, mujya mubyumva muti ngo musabe muzahabwa, mugire gute? Mukomange mushake. Nabyo nibyo kurya byanyu murabikunda. Ako kaverse keza muvuge muti 7 ya muvuge ati 7 bayizi mu mutwe. 7 I like it very much. Soma hari. Musabe muzahabwa, mushake muzabona, mukomange ku rugi muzakingurirwa. Muzajye mwimefia n'amagambo magufi Imana ivuga. Muzajye muyitondaho. Wowe nimba witakanaka Imana ije ninjoro te wowe ronjino nsaba icyo ushaka ndakiguha, ubyitondeho. Ubuti ya nabonekewe. Banduye n'imishitsi umenye ngo hari iki Imana, hari besoin ifite, hari besoin ifite, hari need ifite, hari icyo ishaka. Ahubwo ugiye kuvuga ngo nikinyitezeho mbere yo kwihutira gusaba. Wagibize? Eliya abwira Elisha, nsaba icyo ushaka cyose mbere yuko naruka nawe urakibona. Nubona ntaruka urakibona. N'amagambo magufi, ariko n'amagambo magufi harimo ibintu byinshi cyane bishwemo. Kurikira iyo niyo ndunduro. Conclusion. Iki gihe turimo dufite ibyago nk'abatuye isi kuba mu gihe, umviriza, kuba mu gihe cya marketing. Ni ukuvuga ngo turi mu bihe aho umuntu ibyo akeneye, amen, haleluya, ibyo akeneye byinshi ntabwo ari we abyibwira, ahubwo inganda n'isoko ry'ibintu, market, ibyo nibyo bimubibamo ibyo akwiye gushaka. Mu ijambo rimwe turi mu bihe aho byanga bikunda hari imbaraga zigubibamo kukeneye kiriya na kiriya bitakuvuyemo wowe. Njye bite imbaraga za marketing. Inganda zikora za publicité, zikoresha za media, zigakoresha za media. Inganda zikoresha media, zigakoresha media kwamamaza, hanyuma bakakubombarda ijoro n'amanywa ikintu kugikeneye. Reka nihute mbabwire jewe ndi muto, hari Bujumbura wagendaga ahantu hose hari ikigo, hari company icuruza inkweto yitwa Bata. Ndi umwana muto muri primaire, hose awugihariya ntukatambuke utambaye Bata. Imodoka unyuraho ntukatambuke utambaye Bata. Hose ababaye Burundi barabizi. Ababyeyi ntago bagiraga amahoro batagiye kugurira abana inkweto za Bata. Mwabyumvise? Nuvuga ngo rero ibyo byatangiye kera, ubu bigeze ahakomeye, aho umuntu w'iki gihe ibyo atunze byinshi si uko yumvaga ko abikeneye,
ni marketing imbaraga zayo. Inganda zipeza media rero zikabombarda, no tukageraho n'amahirwe n'ibyago byo kugira internet. Amahirwe ni ibyago, kuko internet c'est une arme à double tranchant, ni cyuma gifite ubugiha habiri. Izo nganda ziriha kompanyi za publicité zikabombarda abantu bose bo kwisi, murakeneye ibi, iPhone 7 ntabwo ikikeneye iyo yaciye igihe, wowe uri cyenyeji, ari iPhone 10 mwabyumvise pa none abantu rero bakayoborwa n'izo mbaraga za marketing, mu buryo les besoins ziri muri bo zaremwe n'ibyo bigo by'ubucuruzi, mu buryo umuntu asigaye agura ibintu atanatekereje ko ari ngombwa by'ukuri. Kubera ko imvuze ibyo, ariko murabyumva, mwabyumvise? Kubera ko imvuze ibi, ni kubera ko iyo ndwara Satani yateye abantu b'iki gihe amaze imyaka myinshi, byaratangaye mu bihugu bitwa bikize, niyo sosiyete zari zatangiye gufatwa. Noneho natwe turimo ko isi yamaze kuba umudugudu. Haleluya. Kandi twese turahinduka société de consommation. Mwumva turahinduka abaguzi, siko mugita. Noneho hagakorwa ibishoboka byose tubone ikibasha kugura. Bayumvise? Ibyo rero bifitiye ingaruka mu itorero. Bifitiye ingaruka yo kurema mu bantu ndetse n'abantu bari mu itorero, kuko bari mu itorero nibo bari no mu isi. Ndabo mu buryo bw'umubiri. Ni muri mu isi se? Hari byo musangiye n'isi. Noneho societe y'ubu iri abantu bari mu mubiri yego, ariko babaremyemo abantu bashya. Abantu bashya atari Imana yabaremye, abantu bashya mu mitekerereze, abantu bashya muri behavior, muko bitwara, abantu bashya mu buzima bwabo, mu buryo abantu bahindutse abantu bafite les besoins zitavaho, bafite ibyo bakeneye bitabaho, bikabyara irari. Mwabyumvise? Noneho bakabaho igihe cyose bafite icyo bararikira, kabone nubwo batakibonye ntacyo bahomba, ariko bakabura amahoro batarakigeraho. Ibyo rero byazanye uburwayi no mu itorero ry'Imana, mu buryo abantu bazi ko baza mu nzu y'Imana, amen, baje gusuka imbere y'Imana, distributeur automatique de bénédiction, baje imbere y'Imana kugira ngo bata ibayinywe inkweto, baje imbere y'Imana kugira ngo bya bintu byose bitwa les besoins, bya bintu byose bitwa ko bakeneye, Imana ibibahe. Wabyumvise? Ni umutego wa Satani kandi yawugezeho, kubera ko ubwenge bw'abakiranutsi ba Salomo, ba Elisha, haleluya, impamvu basabye biriya ba Ana, ni ukubera yuko ntabwo mbere na mbere bagiye kwibaza icyo Imana yabamarira, icyo Imana bayishakaho, baribajije niki Imana intezeho. Sosiyete y'ubu biragoye ko umuntu yibaza icyo Imana imutezeho, kuko baramufomase. Wabyumvise? Haleluya. Ruvuga ngo baramuremyemo undi muntu. Ibyo rero ntibanabitekerezaho, niko bimeze ubukristo. Uzi yuko ufite les besoins, uzisana imbere y'Imana. Noneho bakaronka rero amahirwe mabi, ivugabutumwa ryo mu isi kino gihe rikora nk'izo kampani za
marketing. Njoo kwa Yesu utapata mtoto. Njoo kwa Yesu utapata kazi. Njoo kwa Yesu atakushindia adui zako. Ikiswahili mnachumba? Mnachumba? Ngwino kwa Yesu urabona umwana. Urabyara, urubyaro. Ngwino kwa Yesu urabona kazi. Ngwino kwa Yesu arakuneshereza abanzi bawe. Ngwino kwa Yesu. Ubwo nibwo butumwa bwinshi bugwiriye uno munsi kwisi. Kuko bujyana n'uwo mwuka wa marketing. Mwajibise? Mu buryo muri Amerika hari amatorero yitwa mega churches. Amatorero afite abantu 10,000 bingahe. Barangaja. Umviriza? Bahakazi aba specialist muri marketing. Mu by'Imana. Bakabishura ibihumbi by'amadolari. Umukristo bakamugenza uko bagenza umuguzi wese wo hanze. Ninda byumvise? Mwabyumvise? Ntabwo ari kubwira umuntu iby'Imana ishaka ko yumva, ahubwo no kumubwira ibintu bijyanye na ya mabezwe bamuteretsemo. No kubwira umuntu bijyanye na bya bintu wamubwiye ko akeneye. Nago murumva abantu bamwe bavuga ubutumwa akavuga ati turabana b'ubwami. Nibyo sibyo? Turabana b'ubwami. Umwana w'ubwami mumva yaburiki byose nibyo sibyo? Kuko abisero batunze jet privé. Nuvuga ngo twe kwizera kwacu kuracyarwaye. Kubera iki umwana w'Imana abisi batunze ibi twe ntabyo dufite. Nago murabyumva ibyo? Murabyumva? Uwo ni wa mutego wa marketing. Kuko Imana yabwiye Salomo ngo nshimishijwe n'ibyo usabye. Ni wansabye icyubahiro, ni wansabye ubutunzi, ni wansabye ngo ndangize abanzi bawe, wansabye ubwenge, kuko na niyo bezwe giye witeka nari mfite. Nari nkeneye umwami afite ubwenge. Wambere gisubizo. None ubwenge ndabuguhaye kuko nico jewe niyo bezwe yanjye. Nibyo utansabye ndabiguha. Imana ihabwe icyubahiro. None rero torero ry'Imana, uyu munsi umwuka wera ariho arakora umurimo wo kugarura imitima yabase kubana, kugarura umutima wo kubaha Imana wari mu basokuruza mu kwizera ba Abrahamu, ba Isaka, ba Yakobo, ba Mose. Haleluya. Ba Samueli bande. Imana umwuka wera aragarura uwo mutima mu itorero ry'Imana, kuko arategura itorero kuzahura na Yesu. Umwuka wera aragarura ubwenge bwo bakiranutsi kugira ngo abera babe muri isi ya none mu bwenge bw'Imana, ari ubwenge bw'Isiyoni. None ikibazo niki? Uriteguye uhereye none guhindura uko wafataga ubutumwa, uko wafataga Imana, ukamenya yuko mbere yuko ujya gusaba Imana icyo yitezeho, ahubwo hindura wibaze ngo ese Imana yabinyitezeho iki? Tujye muri Matayo 6:31-34. Naha rwose turagize. Nuko ntimukiganyire mugira ngo tuzarya iki, cyangwa ngo tuzanywa iki, cyangwa ngo tuzambara iki, kuko ibyo byose abapagani babishaka, kandi so wo mu ijuru azi ko mubikwiriye byose. Ahubwo mubanze mushake ubwami bw'Imana no gukiranuka kwayo, nibwo ibyo byose muzabyongererwa. Ntimukiganyire mutekereza iby'ejo, kuko abejo baziganyira iby'ejo. Umunsi wose ukwiranye n'ibibi byawo. Amen. Amen. Avuga butumwa nabigisha ntibasoma, ariko ari ibintu bihishwemo. Uyu munsi nubisoma
uhereye ku byo umaze kumva nonaha urahita wumva ikindi kintu gihishwemo. Umviriza, nimukiganyire tuzanywa iki, tuzarya iki, tuzambara iki. Ibyo byose umwami Yesu atubwiye byitwa gute? Ninde unywa? Ni Imana. Ninde wambara? Ni Imana. Ninde urya? Ni Imana. Ibyo ni ibintu wowe bituma ugubwa neza, sibyo? Kugeza aho ntabwo ari besoin z'Imana. Wabyumvise? Yesu aravuga ngo kurya, kunywa, kwambara nimukabyiganyire ko mutabifite cyangwa mukagira ubwoba ngo nabyo muzabona. Amen, haleluya. Ngo ariko dore kugira ngo nibyo nabyo Imana ibibahe bikaza birimo umugisha, atari bya bindi abantu batunga nibe umugisha, nuko mubanza guhindura uko mwebwe mutekereza ubuzima bwanyu n'imibanire yanyu n'Imana. Nibyo bita mu Gifaransa changer l'échelle de valeur. Ni ukuvuga ngo ibyo isi ishira imbere, kurya, kunywa, kwambara, ntabwo ari kurya, kunywa, kwambara gusa. Nayo magambo atatu yavuze, ariko bikubiyemo byo byose umuntu aba akeneye mu buzima bwa buri munsi, sibyo? Ngo ahubwo reka mbereke rero ngo mushake gukiranuka. Ninde anezezwa no gukiranuka? Ninde umukiranutsi? Ni Imana, sibyo? Ugukiranuka ni ukwayo, ubwami ni ubwayo. Ngo nimushaka ibyo byayo, kuko Imana besoin ifite ni ukubona mu isi abakiranutsi. Mashimije ku Mwami. Nuko Imana besoin ifite ni ukubona abantu bari mu bwami bwayo. Nimushaka ibyo nanjye nkeneye kubona. Ngo noneho bya bindi rero byanyu mukeneye jewe ndakeneye, jewe nzabibongereza. Mashimije ku Mwami. Nimba iri jambo ari ukuri, tangira ushire mu bikorwa aya magambo ya Yesu. Tangira wibaze ngo aneze wiki, umwami Yesu aneze wiki, Imana ineze wiki. Numenye icyo Imana igutezeho, hanyuma ukayisaba ngo igushoboje ko icyo kintu gikorwa, nta kabuza na bya bindi witezeho uyishakaho irabiguha. Ibyo bihumbi by'abantu byiruka mu matorero, ibyo basaba byose niko babibona. Bashatse kuba honete, wanababaza, wirije iminsi 70 warabibonye? Nta bintu byarya? Ati ntabyo, ndacyabitegereza. Wowe warabibonye? Majority bazakubwira ko ntabyo barabona, barabitegereza. Kandi bazarinda bajye baba twese batarabibona. Kubera iki? Kubera igisubizo kiri hano. Yakobo bice 4:1 twe ku 3. Mbese muri mwe intambara zivahe n'intonganya zivahe? Ntibiva ku byo mwishimira bibi birwanira mu ngingo zanyu? Murararikira ariko ntacyo mubona. Murararikira ariko ntacyo mubona. Mbere ko durakomeza, muraguma musenga, mugasenga, ariko murebye amagambo musenga imbere y'Imana, mukarebana n'ikivamo, la montagne accouche d'une souris. Umusozi ubyara kabeba. Komeza. Murica kandi mugira ishyari. Ariko ntimushobora kunguka. Bunguke se bate? Muratabara mukarwana, nyamara ntimuhabwa kuko mudasaba. Munasabye none bikagenda gute? Murasaba ntimuhabwe kuko musaba nabi, mushaka kubyayisha irari ryanyu ribi. Amen. Mube muti amen ku ijambo ry'Imana. Murumva impamvu tudasubizwa? Mwabyumvise? Mwabyumvise?
nuguta umwanya. Nitudamenya ibyo turi ndavuga hano, tuzaba mu kintu cy'ikigare gusa, turabarokore, turasenga, tuririza, dufite amakesha. Reba icyo Imana ikwemereye niki. Iga kuri Salomo, iga kuri Elisa, iga kuri Ana. Banza wibaze ngo inyiteze wiki. Banza wibaze ngo inshaka wiki. Numara kwibaza ngo inyiteze wiki, urahita imenya ko nayo ifite besoin. Hari icyo ikeneye. Nubwo Imana ifite byose, hari igikenera kugira ngo isoze amateka yayo. Inyiteze wiki, inshaka wiki. Ukibagirwa akanya gato, ugafata Imana none ukibaza inyiteze wiki, inshaka wiki. Wowe ibyawe ubanze ushire ku ruhande. Numara kwibaza ibyo, uzamenya uko usenga mu buryo Imana ivuga ngo uri yasenganye ubwenge, kubera yuko bezweze na bezwe zanjye byahuye. Ndamusubiza kuko nawe yaje kunsubiza. Kugira ngo abantu bagendane, nibyo Imana yavuze muri Amosi, ngo abagabo babiri ngo bafatanye urugendo badahuza. Kugira ngo Imana mugendane, haleluya, nuko muhuza kuri iki. Tu as des besoins, j'en ai aussi. Ufite ibyo ukeneye, nanjye Uwiteka ndabifite. Wajyumvise? Ufite ibyo untegaho, nanjye mfite icyo witezeho. Muzibuke banki n'amafaranga yayo, nugiye kuguza banki nawe. Iyo wagize kontra rero kuri iyo kredi, amen, uruhande rwose ruba rwashubijwe. Banki yashubijwe, nawe washubijwe. Proje yawe uzayikora na banki izunguka amafaranga. N'Imana rero nimwibaze yuko itabona iby'isi ukuntu bigenda. Nushaka kubana nayo kugira ngo ube umunyamugisha, haleluya, ukwiye kumenya ngo ifite ibyo intezeho nkuko nanjye mfite ibyo nyitezeho. Ifite iby'inkenye nubwo idakena, ariko nanjye mfite ibyo nkenye. Noneho izo mpande ebyiri iyo zihuje interest, izo mpande ebyiri ziragendana mu mahoro. Urasubizwa nayo igasubizwa, ugira amahoro. Imana ihabwa icyubahiro. Imana ihabwa icyubahiro. Hindura amasengesho rero, hindura amasengesho. Urundi ruhande musubiza barwita counter party. Ça veut dire les deux parties muri contrat. Nta ruhande rujya muri contrat rudafite inyungu. Mwabyumvise? Kugendana na Yesu ni contrat. Niyo mpamvu yabyise alliance. Isezerano. Ntabwo ari inyungu zawe gusa wowe. Muri iyo contrat n'urundi ruhande rufite inyungu zarwo. Mwabyumvise? Amen. Amen. Urashaka ko Yesu awukiza indwara, ibyo si byo umwitezeho. Urarwaye, si byo umwitezeho. Nawe afite besoin. Arashaka yuko uba en bonne santé, ugira ubuzima buzira umuze, umuramye neza. Uvuga ubutumwa neza. Urashaka ko Imana iguha urubyaro? N'Imana irabishaka. Ngo bigende gute? Kugira ngo ituro ryawe rigwire abakiranutsi. Apana ngo urebe akana ngo ugiye mfite abana beza cyane tukashira kuri status. Imana ikavuga ati dore uriya muntu. We yibaza yuko ni wowe gusa akwiye gusubizwa. None giwe ntabwo nashubijwe. Bari abana babaye abasinzi, babaye abasambanyi.
itorero ntacyo babwiye kubera yuko nta mucyo wigeze ubereka, ari ukishimira gusa ngo ufite abana. Imana yavuga ati dore yasabye abana aramuhaye, ariko njye ntabwo nasubijwe. Nari ngiye kubabona muri korale, nari ngiye kumubona mu bakozi b'Imana bakora imirimo hano, bari abana. Noneho wiratira gusa ngo ufite abana beza. Bari hehe? Bari mu mabwate. Bari hehe? Mu biyobyabwenge. Bari hehe? Gukurana n'abakobwa cyangwa abakobwa n'abahungu. Wewe warashubijwe, ariko Imana ntabwo yashubijwe. Ntabwo muzakomeza kugendana, kuko uruhande rumwe ruri mu kibazo cyitwa l'une des parties dans le contrat est lésée. Bivuga ngo uruhande rumwe rwafiriwe n'ibyo n'inyungu zarwo. Paulo arandika ngo ahundi mu Bafilipi, ngo ahundi ngo nta n'umwe ngo ari kumwe nanjye ngo yitwararika inyungu za Kristo, ngo umuntu wese yiruka mu nyungu ze. Numva ko Kristo nafite inyungu, nawe afite inyungu. Haleluya. Mana umpa akazi keza, umpe promotion. Promotion egare n'amafaranga arazamuka, sibyo? Muvuge muti nibyo. Sindabona umuntu asaba promotion atazi ko n'amafaranga azamuka. Muzajye mubivuga neza, muvuge muti ndasaba amafaranga azamuke, para ma promotion. Ndasaba amafaranga azamuke. Urasaba Imana iguhe promotion. Okay. Uyikoze iki? Imana tuvugira yiguhaye, ariko implication yawe kwitanga mu murimo w'Imana mu nzu yayo nta na kimwe cyahindutse. Bivuga iki rero? Uruhande rumwe rwabayeleze ntigwasubijwe. Mwabyo bise? Amen. Iyo ugiye imbere y'Imana uzajya umenya ngo n'uruhande rumwe, amen, ruhuye n'urundi, kandi buri ruhande rufite inyungu zarwo. Ndarangije mbabwira, iyo ndwara yose navuze murazi ko yitwa mu nzu y'Imana, murazi ko byitwa manque de maturité. Abantu ntabwo bari mature, abantu ntabwo bafite maturité. Bamaze imyaka mu matorero ariko baguma ari impinja. Niki kiranga uruhinja? Hari bivuga ngo tout bébé est égocentrique, ngo buri mu bebe wese arirebaho. Iyo abonye papa na mama baganira bagira gute niki yose ahita akabajya hagati, cyangwa akisaza imigeri, cyangwa akarira, kuko byose kuko centre kuri nde? Kuri we. None uyu munsi tureke kuba ba bebe. Babies, where are you? Tuve mu bwana nidukure. Imana yagucyubahira. Tumenye ko dufite besoin, tufite ibyo twiteze ku Mana iduha, nayo ifite les besoins zayo, ifite ibyo itwiteze ho. Niba gutyo bizahita bimacinga. Muvuge muti bizamacinga. No kuvuga iki kumacinga? Bizaba yahuye. Uruhande rwose rwasubizwe. Hanyuma impundu ziboneke. Hanyuma amahoro ya Kristo arutwara umuntu wese amanuke mu mitima y'abantu be. Mwabyo bise? Aho niho muzabona revival. Aho niho muzabona ubwiza bw'Imana. Uyu munsi rero Imana ishaka ko tuva mu bwana dukure. Gukura si ukundi, nukumenya ko nimba ari ibyo dukennye ifite nabyo dukeneyeho, nimba ari ibyo twitezeho ifite nawe ibyo twitezeho. Ndarangije, ma livraison est faite. Cyubahiro kibi cy'Imana. Nimukomye amashi, si byiza? Ariko hari ikintu mutibajije. Imana ibatsinze igitego, Imana ibashizemo ideni, niba mutabizi. Ubuntu bw'Umwami wacu Yesu Kristo n'urukundo rw'Imana
no gusabana n'Umwuka Wera bijyana natwe twese. Amen. Shalom, muzagire icyumweru cyiza.